so yes. uri kumbona neza? Hey, abakunzi ba Alice Danica mwese ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza. Reka mbabwire ngo utameze neza nawe Imana iraza gutuma umera neza. So reka guys mbabwire, Danica rero nashimutse channel yiwe. Abakunzi bose nabashimutse ukuntu gahunda zimeze. Alice ngiye kumukorera plank. Uri kumva, ngiye kumukorera planka, naje ndamubwira ngo nshaka ko tujyana ahantu, ajya kwitegura, ajya kwitunganya, ikavuge gakeya. None ndamubwiye ngo agende yitunganye, yigire neza, ibintu byose umva, yigire neza nyine dusohokane. Uri kumbona? Umva. None se magarare hano cyangwa ngiye kiraro cya. Ahangari umbikorera. Guys, reka mbabwire ibintu mfite gukorera Alice, kubera ko namubwiye yuko ngiye kumujyana ahantu, hari ahantu twavuganye tugomba kujya tugasangira, tukicara tukaganira, hari ibintu nshaka ko tuganira. Reka mvuge gakeya. Alice ngiye kumumenaho amazi, nari napanze ko ndibumeneho amazi n'ifu. Ubundi nshaka kubereka Alice wa nyawe bya bintu yirirwa babwira ngo ngewe ukikura aba yigize umwana mwiza. Urumva, yigize umwana mwiza, yigize ko ari umuntu mwiza nyine, kuri yaba yivugisha. Nshaka kubereka umujinya wa Alice wa nyawe. Ngiye kumumenaho amazi arimo n'ifu y'ubugari, kandi ndabiza araza yambaye neza. Ari umva, araza yambaye neza. Urumva, nibyo bintu ngiye kumukorera kugira nshaka kureba umujinya we, nshaka kureba ukuntu reacting. Umva, uri kumbona nashyushye nanjye ndumva mfite ubwoba, ariko none nshaka kubereka Alice wanyu wa nyawe. Ngiye gufata amazi, reka sinzi niba uri kumbona. Ngiye gufata Alice gira vuba abana. Ese none aranyisha ngiye kuzana ya mazi mbe nyazanye hakiri kare n'ifu. Umva, ugeze he? Wamba wari ukagira vuba vuba. Gira vuba. Guys, hano hari ifu y'ubugari, umukozi we yaragiye guteka. Uri kumva, shaka kugira ngo umutungure nyamumeneho, mumene haya mazi n'ifu. Alice, ese wagize vuba urabona tutatinze? Guys, ngiye kumena ifu. Ngiye kumena ifu n'amazi. Guys, baranyica. Eswe, guys, mfite ubwoba. Nizere kuri kubona ibintu byo kumukora. Alice, ase wagize vuba? Ngiye kwigendera, ngiye nanga umuntu mbeshye. None se basugeze he? Ni ukuri ko Imana njyewe ndigendeye. Mfite ubwoba. Nese kuje wigize gutya? Si ngomba kwambara neza. Sambwiye ngo uransohokana. Kansinde ugiye kunsohokana. Umva, njye ntabwo nshaka kugenda umeze uko. Basi nyine izo lunette ndi kubona nazi ukuntu umeze. Nese kujya wakuba wambaye neza kundusha. Si unindo wakubuje kwambara neza. Ngiye urambwiye ngo ninze nambare ruri. Umva, ntabwo ngiye genda uhindura inkweto. Njye ntabwo natuma wambara izo nkweto. Nese nambarize. Nyine wambara utuntu duciye bugufi. Aho bagera yenze kuri ubwo bwo bindura agasakoshi dore ko kwambaye. Kari agasakoshi janda. Wapi genda uhindure izo nkweto tugufiye.
genda uzane ibindi bintu njye ntabwo nshaka kuza wambaye gutya ni ukuri ko Imana mbabarira reba ukuntu unesheje mani waba wambaye neza kundusha njye si ibyo bintu nabyemera ntabwo najyana nawe wambaye gutya reka genda urebe ukuntu wahindura basi genda urebe izindi nkweto kuba waroze nyine njye icyo nshaka ni ukugenda ukareba izindi nari nzi ko ugiye kumbwira ngo kwe kuntu wapi rwose ntabwo ibyo bintu biri buvemo mbabarira ugiye kumbwira ko uguse noneho umugongo kugira ku mugongo kwihata none se bumvaga rero uri bugende wambaye neza kundusha okay ngaho ugenda wambaye neza kundusha ntabwo niba umuntu akubwiye ngo ashaka uri seriye cyangwa oya ntabwo ndi seriye ibi bintu ni ibingibi ngose ni ibingibi byatumye uza mu rugo rwanjye uje kungira gutya yes ese turi gupfa iki ugize icyo aka kanya n'igiki kiri gutuma nkora ibi bintu nuko nyine none se nkutwaye we niba umuntu akubwiye ngo agiye kujyana na sheri we agiye kuguperezanta ntipaka ngo uzambaye neza kundusha none se nabisujije kwambara neza giho ntabwo ari ubwenge nambare neza niba nkubwiye ngo tugiye gusohoka ntabwo ugomba kwambara neza kundusha none se none se iyo umbwira ibyo namba njyewe urambwiye ni nambare neza gusa ko kizere ni kukwinginga ngo usubire guhinduka byanga kandi nakubwiye ko ngiye kuguza na sheri wanjye niba sheri wanjye ari umukunzi wagufana gute ugenda amabere yose ari kugaragara amaboko yose wayashyize hanze ugiye kwambara ibintu byose by'umukara ngo wajyanishije inkweto nziza ndetse ibyo bintu ndakubwiye ko nabyihanganira nkanabyemera none nari meterega wananigita yewe bifata nkambara gutya wowe ukambara gutyo byo biba bishatse kugaragaza iki rero wabanje urandeba ureba ukuntu nambaye ureba ukuntu ndi gusa urangije uhita wambara neza yumva bari umbwire yuko burya bwose ugira ishyari bigeze aho ngaho ishyari ndakugira ishyari kugira ngo bigende bite ahubwo wowe biragaragara ko ungirira ishyari burya bwose ungirira ishyari jewe nabyishyari ahubwo wenda kubonye ntabwo nezi ko uteye gutya none si ibintu byose nkoreye n'ibyiki ndakwingize ngo usubire ujya guhindura kubera ukuntu wari wambaye urangije ngo ntabwo uri bugendere kujya gushyiramo n'inkweto akugiye ntabwo ari we wari umbwiye ngo ni nambare neza ibintu ntabwo bwano muri santura ahubwo ngenda kubonye ntabwo mbonye rega nta n'isoni ufite ndebera rega inkweto z'umukara isakoshi y'umukara umva nushake ndakubonye ntabwo mbonye mbabari umbwire ngo ntabwo nshobora gutegereza ko ari wowe n'inzozi kubera iki ugiye muze n'amagambo navuga njyewe mbabari urebe ukuntu ngize n'ukuri basi si iyo umbwira ntambara ibintu bisanzwe ari nabi njye mbona n'ukora narebye ukuntu wigize reka washyize naho na make-up ari ndakubwiye kwisiga ruje ari ndakubwiye kwisiga niba nkubwiye ngo ngiye kuguperezanta ni ngombwa yuko wowe ubwawe ugira gutyo yewe mu gihe gito tumaranye nari nzi ko ibyo watinga muri filime atari kumeza ariko uri kunyigaragariza ukundi ntabwo nshobora gukomeza kukugira inshuti nushake nanjye ntabwo nshaka kuba inshuti yawe ari reka mubwize ukuri ndakubonye ntabwo mbonye buriya nari ndi no kugutestingana na gahunda yo gusohokana nawe yari ihari nagira ngo murebe ngo ndaje mubwiye ko nsheri wanjye gukunda ari umufana wawe none urahagije reba ye amaguru wayashyize hanze kuva ryari wiyambika gutyo gihozo mbabarira rekera utwo tugambo twawe nyuma y'ibi ngibi byose umubare bikumbwira ibiki ngaho nsokera hano utaha ngaho nsokera hano utaha ukoze akazi ni ahantu ndi bujye akugiho ni ahantu njye ntabwo wari inshuti yanjye inshuti yawe se wowe unyeretse ubushuti wowe uranyeretse pe ntabwo utagize ari icyakuze reka mubwize ukuri ari uturutse iwanyuze umpindaho ngo arise tujyane gusangira ngo sheri wanjye ngo ni umufana wawe ndabikwemera urabizi nta na gahunda nari mfite yo kuva hano mu rugo ndarwaye ntabwo meze neza urabizi ko ndwaye nameze neza umennyeho ibizi bikonje
byibuze se niyo dushyushya niba wari ufite gahunda yo kungira gutya iyo nshyushya noneho ari kugutwika iyo nzobe yawe ukahita ihinduka yose amaraso ahubwo ngugiriye mu yo mbega akantu mbwiye ahubwo nari nibagiwe we nagombaga kuyashyushya nkagutwika byanya nuko wenda bari kumfunga ariko nta kibi ngukoreye nabyo ubanze wisuzume ari nunaryama hari iwawe mu buriri witekerezeho nawe ubwawe utekereze ko wari ugiye kumemukira nta n'isoni ari kuva ryari wiyambika ubukanzu bucimbuye amaguru yose ari hanze rega wigize neza ibikomo amarinete reka sinakubwira ngansohokera hano utawimenyerera ari ntabwo ngenda narakubwiza ukuri umva nta na filime zawe nzongera gukinamo kuva uyu munsi nta n'ubushuti bwawe nyikeneye ari uranyiyeretse reka nkubwize ukuri ubundi mporamura n'inshuti zimemukira sibyo zikankorera ibintu bibi nari narakwizeye mbona ugira umutima mwiza nkajya mbona ukuntu wivugisha utugambo sha giho nkabona urankunda ndakubonye nukuvuga ngo nyuma narababajwe ari ndabikubwira urabizi ko urukundo rwambabaje ibyo bintu urabizi niboneye sheri ndakubwiye ngo rega ngwino tujye gusangira nawe uripampye wigize neza ese iyo ushyiraho izindi nkweto ziciye bugufi utarinze kujya kwimanika basi ngaho nsohokera reka ari muri saro yanjye ngo njye gukuramo iyi myenda nushake sohokera hano njye gukuramo iyi myenda naho ngiye gutitira urabizi ndarwaye simeze neza giho urabizi nari nkubashye mvuga inshuti yanjye reka ngende dusohoke ntuzongere kunyuba kuva uyu munsi nanjye ntuzongere kunyuba kuko nanjye ntabwo nzongera kukubaha ntabwo ndi busohoke rindira mbanze nkubwize ukuri ntaho ndi bujye reka mbanze nkubwize ukuri urabizi winzamurira kamere ntabwo meze neza ndarwaye uri kunuka koko ndi kunuka uri kunuka pe none n'imisatsi yawe disi ndayangije sorry uzajye gukoresha iyindi nawe nabanje ndakubaza disi ufite gahunda yo guhita ujya guhindura mu gitondo nawe wumva uburyo ki gushaka gutwara aba boyfriend b'abandi bimera rero wumva gushaka ko muntwara sheri namubonye mubabaye ntabwo wamutwara rero ngo mwihurire ngavuga wimara gahinda nurangiza inzokera nta nubwo noneho ndi bugende vuba nangije kukubwiza ukuri nuba ahubwo ndumva n'aya mazi asigaye ahubwo nayo nayakumenaho kugira ngo ubone ko njye nta n'imikino mba mfite ari izina ry'Imana urambabaje ubundi ntabwo nsanzwe memukira umuntu nanjye gutya ariko nagira ngo mwereke kuza ukambwira njye kubikuramo niba wumva bitagushimishije simbikwinginze ntabwo mbikwinginze ukabyanga nzi kukina none se njye nsanzwe nkubona nk'umwana mwiza utagira ishyari nari nzi ko nta shyari umfitiye kuba nakwambara neza bisa neza nakubujije kwambara ntufite imyenda myiza hanyuma kuki wowe utaje wambaye neza hanyuma niyo mpamvu rero uri kubona nambaye nabi ahubwo nukuvuga uri kubona nambaye nabi kuba mbonye rero ko nambaye nabi atari ibintu byo gusohoka wise ugenda agatuza kose ugashyize hanze amaboko yose urayerekanye amaguru urayerekanye inzobe ushaka kuba yose wayitonoye irayerekanye ari igihe ngareka tureke gushwana dupfa ubusa twiharira mbabarira nsohokera hano njye gukuramo ibintu ntabwo ndi guharira nawe ntabwo nongera kugusiga muri saro yanjye ntabwo nongera ntacyo reka ngusezere rero rwose mubwiza ndekeri unone suri gufata inkweto zanjye uzijyana hehe jyana inkweto zawe ahubwo bwira uriya mukozi wawe aza gukoropere hano kuko ndabona cyakoza nanjye ndabyikoropera ngaho genda yewe ntabwo narinzi ko umukobwa nkawe usirimutse wiga umeze neza ntabwo narinzi ko ushaka kungirira ishyari bigeza ahubwo ntabwo narinzi ko ushaka kuntwarira boyfriend wowe ari umwana mubi uri jini wowe na n'ubumuntu bukurimo rega wisuza amaruja levre wishyizemo neza wametura pakiye ibyo bikomo kutaherukaga kubyambara ubyibutsa ari uko nkubwiye ngo dusohokane ko nkunda ibikomo hanyuma se kubikunda wari ugiye kubyereka shari wanjye ko nabyo bikunda amameto yakubisemo uyavanye mu rutoki rumwe ujyanye mu kundi gutoki kugira ngo werekane ko ufite inzara nziza reka se nakubwira imisatsi urayihengetse ukubitsemo rinete izi rinete se nazo wari ugiye kuzambarara kuzishyize mu mutwe nawe wari ugiye kuzambara tukatugiye rego umaze kubona ko nambaye ibintu bigera ku birenge sinkubitamo agakanzu watinda uri kwipima imyenda ibintu uri kuvuga ubundi niza ahubwo reka mbanze nkubaze waramukunze muguhe shira wawe ndamuzi sibwo waramukunze muguhe n'izina ryesu okay enough is enough so kugira hano mfunge nigire kwidurira ubwo reka nicare ntabwo
sohokera hano oya ntabwo reka mbanze nicare ndetse nagenda ntariye reka sohokera hano ndarya hano njye nta gahunda nifite n'ubundi yo gusohoka mbabarira nagira ngo nkurebe ntabwo njye nshaka guhana nawe urabizi ko ntajyana nabishobora ibintu ntabwo ndi busohoka ariko mbabarira nsohokera ahangaha ndakwinginze mbara ntitutiteza abantu wakora iki se wankubita se basi ndakwinginze ntabyo rero unyinginga muri rundika bwira akadogo wawe noneho n'imbwa zawe zize zinsohore nahonge none urashaka iki nyuma yo kumena hiyo urashaka reka nicare tuvugane ni igiki kindi wateganyirije narakwize naho nagurumbu mani wiza nawe ubunyamaswa bwawe giho ntabwo ari wowe watinyuka kunywera dore ye aranarize dore ye none se none ndarwaye ndi gutitira uri kurera impuhwe se urabizi nta kintu kiri kuntagaza kikanugura n'ukuntu wari ubizi ko ndwaye ukanyinginga ati mbabarira dusohokane umuntu urwaye yisiga ibyo bintu ku muntu ariko okay basi ngufashe cyakoze ari n'ubwa mbere cyakoze ndakubonye n'umbonye yana umugongo wose uri hanze amaguru n'amatako yose wayashyize hanze yasuwe iyi myenda ni ubwa mbere uyimbona ni ubwa mbere ubu se ntabwo ari gusohoka wigize neza wambaye wikwije none se nta kuntu wari kubwira kusanze wikwiza wari amabere yashyize hanze amaguru yashyize hanze kugira ngo bigende bite n'umugongo wose ukawushyira hanze ahubwo ibi byose ubikoreye iki reka nicare mbikubwire mbabarira ibi byose ubikoreye iki umwana ntabwo nari nzi yuko abakobwa uri mu bantu ntakekeraga ko bangirira ishyari mani windirira ahubwo ishyari niwo urigira nta n'isoni umennyeho amazi unkoreye ibikosa byose none makosa suri kuyankiraho ngo ishyari amazi noneho uri kumva aricyo kintu cya mbere kireba nanjye yafata uyameneho niba wumva noneho wazaga mu buzima bwanjye uje kumara iki iyo ugenda niba wari uzi kuzanywe n'ishyari njyewe nkugirira ishyari ubuse nyuma y'ibi wakora iki urumva nakora iki n'uburozi uzabuzana ubu ahubwo wangiriye akanama disi ubutaha nuko nazongera ari sinshaka n'ikintu kizongera kumuza nawe ariko wangiriye neza rwose urambwira ngo iyo udushyushye none kuba nayashyuhije nari kuba nayashyuhije inshuti z'iminsi zabaye ikigo ari ntushaka yungase basi ndeka ibyo ukoze urabikoze urishimye ngaho nsohokera ntegereje ko usohoka hano kuko ntabwo nakongera kujya mu cyumba nzi se nazigaruka ukangurira ibiki n'icyuma wakimpera ubu ndakubona reka ntabwo nakwica none mvuye hano muri salo tutari guseka uri kumbwira ati hangane tujyane none ibi wabiteguye ryari wagiye kugira ubwenge bwo kuzana amazi ugashyiramo ibi bintu binuka gutya sifu y'ubugari se ubugari bwa bugari twari tugiye kurya ngaho mvira hano uragaragaye nzakomeza mbe njyenyine nanjye nzakomeza mbe njyenyine zirananiye sinibaza ikintu ukoreye ibi bintu ntabwo ndacyumva nkibona kubonaga nk'umukobwa w'umusirimu ufite icyerekezo ushyira mu buzima bwanjye none utangiye kunkorera none si bunkoreye nagukora njye ubundi ndashaka unsobanurire igiho basi mbwira nagukoreye iki cyatumye ukora ibi bintu washatse kunwarira sheri kandi ibyo bintu kuri njye ntabwo bikora ariko sheri wawe ntanazi kubera ko utari umuzi niyo mpamvu wiyambitse gutyo nyine kugira nakubona wari wahitamo yesu mwami warakuzi kuko ni umufana wawe ndumiwe pe mbuze icyo nakora abantu muri babi muri inyamaswa muba mubitse ibintu byinshi mu mitima yanyu abantu muba mubitse byinshi mu mitima yanyu nawe muba mubitse byinshi cyakoze arinda kubonye basi reka ntarebe ngusezere reka ngire amagambo mubwira ya nyuma sibyo ari nta n'igihe kinini gishize tumenyanye nabonye ufite umutima mwiza mbona uri umuntu mwiza ufite ubumuntu mana yanjye ukunda n'abantu ariko ari uyu munsi nibwo nashaka kukureba nashaka kureba Alice wa nyawe ari ndakubonye uri umugome ari uri umujura nta nubwo narinzi ko ufite umutima mubi w'ishyari ubugambanyi mbwira ikintu
winzana ngo mbwira ikintu nakwibye. Ubu se ntiwari ugiye, ubu se ntugaragaye, ari uranyigaragarije. Muri ubu buzima ntabwo nzongera kwifuza umuntu umeze nkawe. Nari n'ubundi nararetse ibintu by'abakobwa, nta nubwo nyibikeneye muri ubu buzima. Ari gumana ubuzima bwawe, nicyo kintu cyonyine nashaka kukubwira, sibyo? Ngaho sohoka, ndizanya batiri isakoshi yanjye. Fata usohoke, utazongera no gutekereza inzira ikuzana hano. Ntayo nzatekereza kuko nanjye ntabwo nkwifuza mu buzima bwanjye. Sohoka taha vanga. Kabitera nafunga. Nyine burese ndijyana. Ngaho urabizi sinaguhutaza giho. Nise kutangira kunsunika. Kuvanga ni ibintu bya danje. Nacyo ngaho genda rwose. Nyine isubira gucara ndijyana nkuko nizanye. Warakoze kunzira mu buzima, warakoze icyo ruje kumara ndakibonye. Nyine ndeka ndijyana. Mudatana n'ishyari. Kuki abakobwa mudatana no kugira ishyari? Uri kubona nakugira ishyari, ibyo nibyo byikurira. Ubu ntubuze umuntu wagutumye nguze ugire kunguko. Bakuntu maze kugira ngo bigende bite. Cyahari nibindi watezemo hano ndibuze kubona. Ego Yesu. Sibwo wananekereza muri ubwo buryo. Ngaho basi nyine va hano ngaho genda. Nta umutwe uri kurya urabizi. Mbabarira ndi gukonja ndi gutitira. Jya guhindura imyenda. Ntabwo nagusiga hano muri sala. Naho nge none ubwo na gahunda ndayiretse kugenda. Ko uyu mukobwa siga tumwe. Uwa mukobwa nturi gatumwe. Nero mbaye wa mukobwa. Uhengereye ndi hano muri urugo cyane. Nari kopine Gihozo rivuyeho hageze wa mukobwa we n'izina ryanjye usiryibagiye. Ikindi kintu nkwita uhwanye na cyakakanya nakikwita. Hano ubwo wanjyaryaga. Basi ndashaka kwigira. Uzwari bwo mbonye uburyaryo ugira. Nta kibazo. Kumbe nubyo byawe. Vuga ibyo ushaka. Vuga ibyo ushaka basi. Ahubwo ugize Imana ngo umenye aho tuzi dukonjera kukumena amazi ashyushye. Basi niyo cyuhiriza ukamenaho. Nari kuyashyushya ubundi nkagutwika. Iyo nzo bikagenda ikaba umutuku. Reka ariyo wiri gukangisha abantu. Umva ngo tugende ngo sheri wawe ngibiki. Mana yanjye we, Mana yanjye ibi ni ibiki mboye. Ndakubonye sha ntago mbonye. Imyenda yanjye igihe ibyo bifu byawe ndagenda ndikunuka. Mba mamagare wa mushoferi wawe rero. Muhamagare vuba vuba. Ntago nanasohoka ngaho utamuhamagaye. Mumamagarira saze. Nge ntabwo ndi buvanga utamuhamagaye. Siko rero nanabyibagiwe. Kandi ushobora kuba ese uri kugira ngo urebe umujinya wanjye, uri gushaka kugera ku cyaka. None se umujinya utanyeretse ahubwo nuwe, niba ari n'usigaje uwunyereke. Nyuma yo kunkorera byose ngo ngiye ngo nimpamagare. Hamagara nyeretse. Nise se umushoferi wanjye navanga iwawe. Uko wageze aha ntabwo kuzi. Nateze bisanzwe kandi hano ntabwo nabona umuntu wongera kugaruka muhamagara. Giho mbabarira wa mukobwa we mbabarira ndarwaye. Wimvugisha menshi, winkora mu mutwe. Nge ntegereje kuva hano nkajya gukaraba, nkajya kuvanamo ibintu. Sinagusiga muri saro yanjye mbona umeze gutya, ntabwo bibaho. Nta n'umuntu nzongera kwinjiza mu nzu yanjye ubu urabasoneye bose. Ndaba njyenyine kuko nyuma y'ibisinzi ibindi bintu wakora. Akira telefone uzi password ireberemo nimero ushaka. Ariko mvira. Kamerama. Ari plaque man. Mani ngwino. Ari nukuri ko Imana ari plaque. Yewe mbabarira ntutsekere. Birisere ari plaque na. Urabizi ko ibi bintu ntabikunda. Urabizi. Witsekere gihe. Urabizi ko ibi bintu by'amaplaque. Mani ngwino. Ntabwo mbizi sina. Dore ngiyi kabira bana hano uri. Dosi ngiyi. Giho mbabarira kino biki. Giho ntukazana imikino.
mani ni kuri prank mani ngwino ibintu mbikunda urabizi nge ndikanga cyane singiza hano ni ukuri kwimara dusetse ngura ariki ibyo nge bindeba urabizi mani ngwino tubwira ahubwo tubwira uri kwiyumva gute nyuma yo kugukorera prank imeze gutya mani nanjye ibi bintu ni ukuri biri seriye ni prank nese uri kubona kamera none nyuma y'uko uzi neza ukuntu nikanga uri kunkorera amapranka ngo bigende abantu banjye mumbwire ibi bintu ari cyakoze ndakugaragaje ukuntu abantu biga bavuga ngo uri umuntu mwiza uragaragaye ngambwira tuganire ngenda gukoze ariko twumvikana ibintu by'amapranka simbikuru nushaka umva ntabwo abantu musanzwe mukunda Lise mureba Lise wa nyawe ntiyarashatse kumubitira niba ngo nsohoke uragaragaye kigiye urumugome ntabwo nari kuteye mani nibiri sere mani sinakubwiye ko ari prank biri mani rike ngwino byaba ari prank mani bari kuri coding mani wirakara biri sere nuko nakubwiye ko ibintu by'amaprank ntabikunda nuhese binambwiye ibintu umuntu wese akubwiye ubigenderaho urabizi tujya gucreate ino channel narakubwiye ko ibintu by'amaprank ntabishyira kuri channel yanjye ngwino mani datuma ari sere ari se none nibwo atangiye mani biri sere ni prank nise singura riki ntabwo binde uri umwana mubi wemenye icyo kandi ibintu ni riki wangiriye inama ntabwo ari njye wabyiteye wabyitekereje ibyo mbikeneye byano byavuye gute wowe ufata ifu y'ubugari ukamenaho ibi bintu gutya nambaye neza umbeshya ahubwo se ko mugire neza nkakumenaho ifu y'ubugari ibaze yo nkumenaho ibindi bintu noneho nibwo wari kwemera ibyo ari byo uri kumenya ko noneho ndi umugome iziko nakugiriye n'impuhwe ngakumenaho n'utuzi duke ubundi nari kwigucurika ibase mu mutwe irimo nakugiriye impuhwe niyo mpamvu kare wari urimo kumbwira ngo uzahindura imisatsi rya niyo mpamvu ubu se wayimeneyeho iki ko nakubwiye ko nta gahunda yo gusukura mfite ubu se ibi bintu ni ibiki bimeze gutya binuka gutya ubikate n'umukasi nyine aho ngaho hatose uhakate uhagire ubundi kandi kuba uri umugome nukuri giyo reka tureke n'ibya prank prank uzayaprodinga tuza hano kuri ino channel yawe niyo tugomba kubikorera kandi kameramani wawe ari ntayo ngeneye genda nakubwiye ko ibintu ntabikunda nukuri biri ngiye ndikanga cyane n'ibintu by'amasurprise urabizi ko ntabikunda ibintu rero byo kuzunkanga gutya ntabwo byava ariko nawe ari nanjye umbwiye ngo dusohoke nkaza niyambitse gutyo we ni wababara basi tubigira ibyanyabyo turebe tubigira ibyanyabyo turebe ari nkawe nkaza nigize neza nabanje kureba ukuntu wambaye nanjye ngahita nambara neza so ukuntu uri guseka oya ari icara hanga icara niki mani ngwino oya reka sinshaka no cyakuza uri kunuka man nuko kansekeje ngo ndi kunuka ari we wabiteye mani winkora uri kunukira ngenda nukunda ari ndakirira mu misatsi shari sereka yiwe nukuri kw'Imana Yesu manu uri kunuka nka wese biseri cyase mbabajwe niyo misatsi uraba amafaranga ntabwo nari nzi kugira umujinya bingana guri nari nzi ko nimbigutera uhita wicara hasi ari ukarira ari rugero umujinya surabe ibintu zanye nuko nje ntago ahubwo icara uganiriza abakunzi bawe icara oya ari icara wewe wabitangiye no ufite icyo ubabwira oya ari wapi ahubwo hari asende kuretse wapi nce hariya ase ngwino nubwo uri kunuka icara muri izo ntebe n'undi nizaho uzazihanaguza uri komeza uvuga ese nuri kubona ko nari no kuri codinga nese inari kubibwirwa n'iki ko nari aka telefone ari gufashe none se kubizi ko ngira telefone ebyiri iyi ngiyi umvaga yaje gukora iki numvaga nyine uyifite iyanjye noneho nayitaye hariya mu ntebe zawe asubwa ibyo bintu wowe umuntu wabona ibintu biri kunuka kumenyeho amazi ngo nukubera ngo wambaye neza ngo utambaye neza basi icara aho ngaho ubwira ikintu ubwira abakunzi bawe icara nyine icara nese ubwenge wabutaye hari igihe ibintu bikurenga ukahita wumva isi kwigara sinzi niba uri kumva icyo kintu
ukuntu uri kunyishinyikisha hari ukuntu ibintu bigucanga ugahita wumva isi kwikara hejuru. sohokana reka nta gahunda yo gusohoka yari ahubwo ubugari twari ubugari nakubwiye nshaka kurisha umureti basi ngende kugira ngo umva guys nari namubwiye ntabwo kiri inshuti yawe oya buretse mbabwire Alice nari namubwiye ngo ntabwo nshaka gukura sheri wanjye sheri wa hese sha nari namubeshye ngo nabonye sheri reka mbabwire ukuntu ibintu byatangiye uko byatangiye Alice namubwiye ukuntu bitagiye kungambara noneho mbaza ngo Ricky yaje ryari Ricky urebe ukuntu bimutangiye nago yagize kumbona njya kuri telefone ngakuvuga ngo hari umuntu ngiye kwitaba ngiye kwitaba Ricky namuhamagaye ngo azane kamera Ricky nagiye kumufungurira ubaze kadogo wawe biri seri ubaze kadogo wawe namusabye urufunguzo njya gufunga namubwiye ngo yihishe utanamuhamagara agere n'ikintu akora namubwiye aragenda afungurira Ricky araza urumva noneho cyagiye ujya kwitegura nibwo twasetinze kamera noneho yumva ubufuguga y'umuriro Yesu we cyazi intebe zawe ndazangije pe wumvise ukuntu ino saro yanutse noneho Yesu we reba ukuntu yagize ibi hatangiye so ahubwo kugize imana nkaba ndi umwana mwiza tubwiye uri nyuma y'ibintu bikubayeho how do you feel njyewe cyakoze bikiba ndatekereje ndavuze uyu mwana arasaze katari ukumuzi ariko ndavuga ubwo ke memenyereye abantu b'ishari abakobwa b'amashari babaho ndavuga ese undi uri aracyari mu barinda marayiki ntabwo ashaka noneho yambwiye uratuma ntwara na Alice arahita nyanga mwihorere buriya nayo inyuma ya kamera araza kumva oya ubirangiriza hano kuri kamera Ricky ni njyewe wamushutse ndako twashukanye we yarabanje arambwira ngo tuzagukorere prank ngo twereke abantu bawe bo kuri Alice Danica ngo wowe uriwe none muri filime oya ngo ushobora kuba ibintu byo muri filime ngo ugaragaza atari ibyanyabyo none baje gusanga bimeze bite none guys mutubwire muri comment iyi video ugomba kuyauploadinga izina ry'Imana kandi cyane nawe ngomba kuyishimuta ntabwo nahise ko ibi bintu byose yabitekereza by'amaprank no mu bintu nari naramubwiye nzakora nta bintu by'amaprank nigeze mubwaho namubwiye ko mbyanga ntabwo ariko n'ubundi nanjye simbikunda binera ubwoba uzi ubwoba nari mfite umutima none se nubwo wagize kubyumva uza ukumva ndi kwahagera uzi ko umutima wanjye ukimara kuza cyane ndi kukwinginga ngo nyine ngusubire inyuma ngo ujye kuzajya none ukuntu nirwariye basi so ahubwo ukuntu gahunda imeze urumva kuvyagena nako umva guys nari namubwiye ngo urumva kubera ko nyine nago ngiye nkunda gukonsoma cyane mu gihe njyanye n'undi muntu kureba sheri wawe reba icyako zino sarura va hano uyikoropye intebe byose nta kibazo wari wambwiye gute Alice nari namubwiye ngo nyine nshaka ko turya umureti tukarya n'ubugari kuko ntabwo nashaka ko dusohoka ngo tujye gukonsoma sheri wanjye niyo ko namubwiye kandi yana sheri wari uhari nta gahunda nari mfite yo gusohoka gusa umuntu usohoka agenda yambaye gutya ahubwo kubera iki cyo kintu nta gitekereje ukuntu ibyo bintu ari ibintu witaho aga high heels wabonye Ricky mihore biriya turabonana ntago mbyumva rero n'ukuntu yaje yifunze yigize ninja ngende kumva wagira ngo ni inzozi rero ukuntu yigize ninja simureye ibintu mutangiye ibigofero ibiki kugira ngo utaramubona izina ry'Imana nese ubundi wabonaga reka tuvugisha ukuri wabonaga nje nambaye inkweto zisanzwe nambaye ibi bintu ukabona ndi umuntu ugiye gusohoka niga ntabwo nabyitaye navuze okay wenda Joza arashaka kurelaxinga nuko yabihise sinambaraga high heels sinambara umuntu ugiye guhura na sheri we ntabwo ngiye nabyisubiza ukuntu ntajya ngira ikintu nitaho ubwo ngiye natekereje ko ari uko nyine wapanze kwambara njye ahubwo wambwiraga nambare neza nkavuga okay reka ngiye niyambarire neza nta kibazo ubu ngubu nibwo wari wambaye neza watekereje kunkorera ubugome cyaza ari ibintu byose ibintu nibo bitangiye oya ari nabintu nanjye n'abantu banjye harya ntabwo mbyibuka ariko ndumva nabaso numvaga nabasohora nshuti mureke mbisuhurize bakunzi banjye ndabaramukije ariko ibi bintu bibaye murabibona gihoze si ubitangiye imisatsi yawe yajemo ubufu uri kubinyibutsa noneho afite ukuntu ari kunzamurira akajinya
ni ukuri imisatsi yawe disi kandi ushaka wari wambwiye nta gahunda ufite yo kuyihindura iyaba ari umuntu ugira amahane ibintu yari kugukorera hano none se urukine gute nawe uranyigaragarije nawe ntabwo nzi kugira umujinya bigeza mukoze iki njyaho kuko byandenga navuga akantu katana afite n'ibiro 5 nkasunike karwana ku makaro kandi rito wari uzi ko unsunitse hano ngo sohoka ndavuga Yesu ntabwo nabikora abashu mutubwire Alice ntabwo yaratsoye nabi kandi wangaga gusoka nkiyicarira kugira ngo ibintu bitaba birebire njye ntabwo mba nshaka kubabaza ubune ntabwo bigize birebire Yesu sinakubwira gusoke wabyanga nkiyicarira nkategereza none se ni kuri usanzwe umeze ariko sinari kugusiga hano wari kumbwira shaji wosoka iyo abari usanzwe giyo wasohotse nese siko nabigenje basi nta kibazo reka mwihorere niko wari kuvuga ahubwo rero ubutaha nzaza n'umwuko nyago bonaga ari ntabwo nabishoboraga ntabwo nzi kurata basi ngwi ntabwo tujye kwira byandenze none ukuntu yakiragaho ibikosa byose tujye kubwirira usigaye nshuti zanjye mumbare mujye muri comment mumbwire pranka ya Danje oya ari umva ata mumbabarire nta bintu ngiye bino biboro nta nubwo ari ngiye wabigiyemo Riki ni we wancutse nkeneye kwihorera mujye muri comment mumbwire pranka nkomuyu muntu ngiye ntabwo uzambona nkomuyu muntu mwereke uzankura ese ntabwo nge nigane nawe ngiye ufite bwanjye ntabwo urangiriye yani bana we no ndakonva reka ngiye kwikuriramo ibintu cyakoze no uragara uranga ukuntu ibintu nkoze oya ariko ari ntabwo nukuri kandi ukuntu nahoraga nkubwira ko ibintu by'ama prank ntashobora kubijyamo ariko nanjye ntabwo nshobora kubijyamo nta nubwo ngiye mba mbyifuza ibyo biboro ari uzagumane nuze ibiboro byawe ngiyewe reka ari reka nkubwize tubwizanye ukuri ngiye urabizi sinkunda ibintu binkanga ngiye ngira ngiye se ko nahita nkwica ibyo si wari ubizi ngiye se narakubwiye ko ntakunda ibintu binkanga wowe ariko nta kibazo cyawe ngiye urabizi ikibazo nigirira umutima wanjye wahita uva naribi tuzakujyana kwa muganga sheri tuza ari uzibeshe nzane iyo mikino ngiye nago reka niseze ibi bintu bimaze igihe iminota ingahe ndabizi wabaganirije mbere wapi ntabwo nabaganirije ahubwo tubaganire no sezera abantu bawe niwe wabitangiye ngaho funga ikiganiro shange kwikuriramo reba uko umwana mwiza cyakoze we wowe sinkubwiye nabi ari urizo amagambo mbwira ari kunuka ngo ngabanyeshyari ngo ntago narinzi kungirira ishyari ngo ntago narinzi ko ngo abakobwa muteye gutya none se nakubwiraga nabije ko byari bindenze ibintu nkoreye gazimo tubwire mubwiye nabi ibi bintu byitwa nje mu buzima busanzwe nuko nimereye sindakara ntacyo na kimwe mutubwire muri comment niba ndakaye ari ntago urakara uza amagambo mbwiye gutya uza amagambo mbwiye wicaye hano no kumbeshyera imbere ya kamera ari uzi ko ungize no mwicanyi ukambwira ngo wasanga wanega n'uburozi ngo ntago nagusiga hano iwanjye ngo utananyica ngo wanera n'icyuma Yesu ari urakara nabi basi ngaho guys ndikutitira byatari ngiye no kunywa n'ikinini cy'umutwe uranyeshe none uzi ukuntu umuntu umeze meze neza areba shana telefone yawe ugiye kuyimena none itara ryawe riri kwaka rya telefone Yesu reba ukuntu iminwe kumana cyakoze abasazi baragwira mbana n'abasazi hano ubufu buri kunuka sawa nyine uri kunuka nka none ukuru mbwe ngo uri kunuka nicyo kintu gise kituma nseka naho ubundi n'agasurubende guys murabona ibintu ngore Alice reka basi tubasezereho iki kiganiro ari nutacya proding uzakiya prodingiye kuri channel ya izina ry'Imana nutacya prodinga guys reka mbibutse mukore subscribe umuntu urebye iki kiganiro bwa mbere ugifungura bwa mbere kigiye kuri Alice Danica mbabare ukore subscribe ubundi n'ibihumbi 10 umva mutubabarire bake cyane kora subscribe sharing comment zawe none izo nyeneye hasi imitima abantu banyemera imitima mumbwire prank nzakorera umuntu hano timu tugomba kuba timu ubwo ngiye ninge ariko ngiye mbaye ariko nta bintu bya binshaka oya ari ibintu nzagukorera ntago bibaho uzabankuye he reka reka uzajya ora wicuza natangije ibi bintu kuki natangije ibi bintu oya ari ndakwihanangirije imbere y'abanyarwanda ari nuramuka unkoreye prank ngiye tuzahita dushwana
guys reka mbasezere mbabwire ngo imana ibaho umugisha abantu twabanye iki kiganiro ndetse natacyaporodinga nzakihaporodingira canoye n'ubundi nayishimuse ari nzabyikorera so ariko wari wambaye neza noneho n'agasakoshi k'umukara uturinete n'udukweto tw'umukara wari unywaye umugabo sha guys Niki mbabari umwerekane reba ukuntu yari yambaye neza twa dukweto twawe turi he none kuri waza reba ngani mu ndebere ibintu genza mukorera reba ukuntu wari wambaye neza agakanji k'umukara udukweto k'umukaya akashokoshi reba ukura nabivuga hitubona bukoropa ahantu kahunze kuza ahubwo mbwira akadogo wawe angirire guys bye thank you bakunda cyane burabiza ariko ibintu batangiye gukura naga n'ikirwanda turi kumwe karigenda basi bwira umuhungu waza korope hano noneho ukuntu ari kugenda nk'imbeba nibyo bintu birenze